Ibihe byiza kuri wakoze subscribe ku murongo wacu wa Duo TV, tugwaye ikaze. Nk'ibisanzwe ni Garius, nimba umeze neza turabyishimiye cyane kandi ni by'agaciro. Abaye utameze neza nawe ihangane, ubuzima ni ugusunika tukareba ko ejo hatubera heza, wenda ejo ni wowe. Tugwaye ikaze kandi wowe uri hano muri Kigali nk'ibisanzwe, uri mu ntara enye, wowe uri muri diaspora mu bihugu bitwegereye, uhawe ikaze. Imbere muri kubona umukobwa mwiza cyane arakeye. Sister umeze ute? Meze neza. Urashima Imana? Ndashima Imana. Gusa neza cyane se mwana. Ndasa neza nubwo ntazi niba nanjye ntanuka. Oya ntabwo nuka. Mfite ikibazo njyewe. Se kuki uyu mwana wose nibyo uriya nyambara nuka? Oya shabara mubeshya komana. Ibaze ko abantu noneho batajya banibuka ibintu byiza umuntu aba yarakoze cyangwa ukuntu umuntu ameze. Ubu nuriya muri bariya bivuga abenshi buri basanga anabarusha guhumura. Oya niko bigenda ariko nekiza ko atari byo. Ariko se buriya kuki abakobwa mumeze kuriya mwana, kuki umukobwa umwe yakumva ko yakubakira izina ku wundi ashaka se no kubaka izina ari ukuntu umuntu asanzwe afite umutima mubi. Nese mbwiza ukuri, uriya mukobwa wavuze biriya yarananiwe kwegera uwo yavugaga ngo bakemure ibibazo bari bafitanye. Ntabwo bishoboka. Ahubwo ikintu kibaho abakobwa twebwe igihe cyose tujya twumva kuvuga nawe mugenzi wawe nta kibazo kubera amashyari, kuko uwavuze n'uwe uwo dukeka ko yavuze, yego, uwo abantu nyine bari kwibandaho mu iminsi, kuko uwavuze nawe nta zina yavuze. Yego, nta zina yavuze. Rero kuba nta zina yavuze hakaba hari uri kuvuga cyane mu iyi minsi aranamugarukaho. Yego, ikosa njye kwanza sindishyira ku mukobwa wavuze, ndishyira ku bagenda bagaruka kuri uyu ubona abantu bari kuvuga. Actually Nyambo ikigaragara cyo nyambara nahumura, no ku mafoto ubona ahumura. Oya buriya hanasa neza. Nyambo yo kunyambuza umukobwa mwiza cyane. Ariko wenda ntekereza ko dukubise tubangura. Reka tujye twibwira abadukurikiye amazina yatanze tubwiye tubone kubyinjiramo neza. Abadukurikiye bamenye ngo turi kumwe nande, bashaka basi none suvuga Nyambo tutanamuzi. Njye nitwa Esther, ndikumva hari abantu wenda banze. Oya barakuzi. Esther baramuzi, no mu content creator, no mu YouTube mwiza cyane kuri iyi mihanda. Niyo mpamvu yari imaze kuvuga dukore interview abanza kumenye tubone kwinjira mu birambuye. Nahoze nyuza amaso kuri YouTube mbona na wundi muntu uri kuvugwa, na wundi muntu bari gushyiraho ibi byose, mbona ni Nyambo. Nyambo ndatekereza ashaka kuba atameze neza, byamuteye ari amakuru numvishanga no kujya kuri setting ngo ntabashe gukina nyine akagenda bamuhereza role ntayifitingemo kandi asanzwe abikora kubera iki bamuciye intege. Nawe ntaga urumva situation arimo ni nkuko mbese ubundi ni nkuko umuntu yakitora akavuga ngo urwaye sida. Oya ariko none bavuga ngo ukuri kuraryana, ushaka gusanga ari nabyo. Nta kuri kuryana. Maze iyo bakubuza nase wari wumva hari umuntu wanditse muri commentaire ngo ndi mugufi ngo mubwire nabi. Uri mugufi. Nta kuri kuryana, nta. Mbona garde fuzisumba. Oya kuri kuraryana ko wenda ariko se washaka gusanga ari byo mwana handi uri. Ntago byaba byo. Si impamvu bitaba byo. Reba. Yego. Imyaka Nyamba amaze mu iyi mihanda. Yego. Ibyo bintu byo kumuvugaho kwa nuko bitangiye. Binaza bwa mbere byazanywe n'umukobwa sinzi niba umuzi. Byazanywe n'umukobwa. Nage DJ Crush. DJ Crush yavuze kuri ariko ntigeze avuga izina. Ewe ntabwo yamention. Ntabwo yigeze mention izina. Byaje kera rero niwe bantu bahise bavuga. Neza ubu Nyambo niwe nshuti ya Irene. Niwe nshuti ya Irene magara. Wowe no kuvuga ati DJ Crush yavugiye kwa Irene ko? Yavugiye kwa Irene, yaravuze ngo njyewe. Yego. Nzi umukobwa unuka. Yego. Ngo kandi Irene uwo mukobwa ni inshuti yawe. Yego. Umukobwa w'inshuti nyine abivuga mu buryo butaziguye. Ariko ari Mike ni inshuti ya Irene. Nyambo ni inshuti Aisha. Akoze Nyambo ntabwo muzi mu nshuti za Irene cyane. Nyambo ntabwo muzi nayo kinabwo wenda yabanje kugira ngo bavuze Aisha. Kwerekeza ko Aisha bakunda no kubyinira ngo ni umugore wa Irene. Ariko nanjye sinzi impamvu byabaye fayiro bikagira no si umuntu umwe yabivuga undi akaza akabivuga. Ariko ntekereza ko na media zirabyamamaza cyane. Media numva bibabaje ariko Kanyambo mbona ari akantu k'agapucuri kihumurira kandi Nyambo ni n'umujejeta amafaranga. Suza kamodoka agendamo. Yego, oya cyo no kujejeta amafaranga yose maze guhembwa sinakagura. Ega buriya bintu byo guhumura. Ntago biragendana. Udafite ubushobozi bwo kwivuza se. Yego. Biragenda nawe. Ariko byemera ko ari uburwayi umuntu ashaka kugira niba afite amafaranga akagira impumuro itari nziza ibangamiye abandi. Ntago mbyumva pe. Ntago niba hari ikintu kibaho mba mbona ari ikintu kizatera abantu trauma n'amadepression. Yego. Harimo n'ibintu byo kuri iyi mihanda. Oya iyi mihanda ariko abantu baretse koko
mba sinzi ikintu mbona nabivugaho, ariko abantu bajye bareka niba umuntu wenda avuze ikintu kucyanaliza babyegeka ku muntu. Oya nibyo, ariko iyi mihanda ubundi ukigeraho uba ugomba kwakira feedback zibe nziza cyangwa zibe mbi, kuko rega ntawe ukundwa na bose, icyo ni ikintu tuzi kandi twamaze kumenya. Ukundwa na bose yego, wenda twabyumva, ariko se guhimba ikintu nk'icyo kidafite reference, kidafite reba noneho Kasuku nagabonye Clement amubaza ngo none se ngo basi, bakavuga ngo njye nta nubwo Nyambo muzi. Ibaze gufata umwanya ugakora ikiganiro uvuga ku muntu utazi unamuvugaho ibintu bibi. Kasuku ntabwo tugomba kumutindaho, Kasuku n'indangagaciro za Kinyarwanda usanga wazisize ku ruhande, kandi buriya iyo ushaka gukora ibintu byiza ushyiramo n'indangagaciro. Ngaho ureba ikintu cy'ikigabo kingana kuriya, ikintu cy'ikigabo kingana kuriya cyicaye agakobwa nka Nyambo k'agapucuri keza avuga ko atazi kikavuga uko ni birebire. None njye ubundi tugiye tukareba kure twinjiyemo imbere tukabisesengura, ubona ni ibintu byaratewe n'iki wundi. Ubona njye ntekereza ko ushaka biterwa n'amashyari y'abakobwa. Buriya abakobwa mugira ikintu bita ishyari, wenda simbizi nimba mvugiye aho ngaho cyangwa wenda ari ukuri gukabije, ariko abakobwa umwaza ntekereza ko DJ Crash yagize amakosa. Kuza ugatangiza ikintu burerega avuga ati yaravuze ngo njyewe ngo narabimubwiye. Urumva? Yego. Ngo narabimubwiye. None niba yarabimubwiye yaje kubivugira kwa Irene, yarabimubwiye kugira ngo bigende gute? Nyine nicyo kintu nakuyaga by'abakobwa y'amashyari. Ntekereza ko bavuga ngo ikibazo si cyo kinini kurusha icyagiteye, gitera nicyo kibazo. Buriya kuba Kasuku akavuga ati uyu mwana afite ikibazo, ntabwo ari ibintu bya danje, ahubwo icya danje n'uwagiteye. Ikintu kibi kibaho kuri izi mbuga nkoranyambaga nabonye. Abantu benshi bakunda views kurusha uko bakunda protectinga bagenzi babo basi. At least wakabaye uvuga ngo ubwo abantu bose mbona bamuvuze nabi, at least wengewe wenda ikamuvuge neza, ariko nabo ngabo bakabamuvuga neza, bajyamo bagatera icyuma aho bateye ikindi. Nibyo nahoze mvuga, buriya niba ndabona inshuti ni Yesu, nta nshuti yawe hano ku isi biragoye ko wamubona, kandi baze ko nawe bispreadinze ari umukobwa mugenzi wawe, kuba ati umukobwa mugenzi wanjye reka mushishemo mu bandi basore. Simpamya ko Crash ari wabispreadinze, iyi ni umwaku waje kuri Nyambo gutyo. Oya ntabwo ari umwaku. None se wibwira ko Crash buriya ataza kubivuga byari kugera kure? Iyo ataza kuvuga ati mfite umukobwa wenda ahubwo ririya shyano yagombaga niba bamubajije bati ubundi nta n'ibintu hari ubimubajije, ntazi bigenze abakobwa bajya banuka amana, bigenze umukobwa unuka kandi ni inshuti yawe. What the heck is that? Yagombaga we kuvuga ati ntabwo wenda ntawari mubaze ngo ninjye bimeze gute, ntawari bijya muri detail kuko ntabwo mpamya ko kiriya kiganiro byari ukunuka. Ariko we kubera umunwa no kudatekereza cyangwa gutekereza hafi, yisanga yamaze kuvuga ibintu. Nabonye muri commentaire abantu bamugeze happy. Oya ariko bano bantu aba YouTuber neza kandi bagira amakosa. Ntekereza ko ashobora kubabwira umuntu ngo be free, dutwike, dukora ibi n'ibi, biriya bintu ubundi nk'urugero muri igitangazamakuru bita Duo TV nk'uko muri kwibona icyo dukurikiye bisobanuye kora neza. Nimba uri gukora neza yego guhavinga fani byiza, kwidagadura ni byiza, kujokinga ni nta kibazo kirimo no kublaga, ariko aho bigera ukumva ko nawe uri kwimena inda. Ese buriya iyo umukobwa atekereje kuvuga mugenzi we aba yumva abandi bo batazamuvuga? Ese aba yumva ko akebo apimiwe mugenzi we atazakagirirwaho? Nk'ubu wagiye inama DJ Crash, ngiye ndi kwibanda kuri DJ Crash, ko DJ Crash ngiye mwitanga gitera kibi ibintu byose. Ubu DJ Crash ari wenda tuvuge ashaka kuba ataravuze ngo n'uyu nguyu ngo mu mentioning, ariko hari umutima uramurya. Ubwa mbere byari bivuze ntabwo ari ubwa mbere. Nkoranyambaga zikwiye nazo kwiga kumenya, ariko rero nyamara wasanga iyo avuga ari byo, none se ikintu kitavuzwe n'umwe, none se ibyavuzwe ryari n'icuru. Ntabwo ari byo pe, ntabwo ari byo bihamya. Uzi ko ushobora nko gusanga nka Nyambo yiteraga perfume kasike, ugasanga bose bamuvuga bitera utudodora twa 7 2 bashaka kumutwikira. Baravuga ngo ubundi ufite izina rinini abantu bose bashaka kuririraho. Nimba Nyambo ngewe ahari nimba no kunyumva, ntekereza ko atari ibintu bya danje. Usibye na Nyambo n'umukuru w'igihugu cyacu His Excellence nawe baramuvuga nabi, abo twakita n'ibigarasha, ariko akipinga akagoinga on consistency, agashyira ibikorwa, agakomeza akazi ke, kugeza ko Nyambo ataka gucika intege. Amakuru ariko tubwira ko Nyambo no kuri set byamunaniye, ariko akinga bikanga kongera akatsimuda agasubira mu bwo kuryama. Urumva bamwiciye umunsi, ariko byibura bavuga ngo umugayo ugura wogaye. Nyambo komereza aho ngaho ukore, abakugaye n'ubundi nari ndabizi aho bari, ejo nabo umunsi n'uwabo twese agira umunsi we. Ndabeshya? Ntabwo ubeshya pe. Ntabwo mbeshya, ariko
njye ntekereza ko abakobwa buriya namwe mukwiye kwitekerezaho, n'abajama ntabwo turi shyashya nibyo, kuko na ya mpano urayibonye ko wamudrapye hanze ari umujama, ariko noneho kugira ngo uvuge wanakerekana buriya, tuvuge muri mukuru wa DJ Clutch kubivuga cyangwa undi wese wari spreadinze na proof ni umwanda, ariko wenda nubwo bari uko ya mpano babigejeje hanze bikagaragara twarabibonye byarabaye ko ntabwo bivugiyemo nawe, ariko kuza kuvuga ikintu nta proof uri kwangiriza abandi mwana. Kora neza uharanira ibyiza, turajokinga nibyo, turabraginga inshuti yawe waza ugatebya ukamuvugaho utuntu ariko udakabije. Ibaza umukobwa mugenzi wawe akwiye kurwanirira ishyaka nturi kugushyira hanze. Abakobwa ntabwo muri inshuti nziza pe, ntabwo ari inshuti nziza abakobwa. Mwese ubone hagakoze iki kugira ngo basi tugarure cya kintu nyine cya cyizere, tuvane zino rumazi tuzihanagure. No n'umwanda rega, tugomba gusoza umwaka neza, turi mu mpera z'umwaka tugasoza nta mabifu buriya nubwo nyamba y'umubangamiye natwe ubwacu tumukurikira cyangwa abanyarwanda muri rusange bitujya mu mutwe bikatujagaraza mwana, biratujagaraza ndabeshya cyabirajagaraza. Noneho uzi kugumya ubona wenda tuvuge ni nk'umuntu ari buri muntu wese igihe umuntu akunda kwimbuga nkoranyambaga avuga ati uyu muntu ndamukunda. Ibaze kujya kubona ukabona wenda nk'umuntu ukunda wa mbere sinzi ko ariwe wenda ndi kuvuga ko wenda ari we bafataho nk'icyitegererezo, ugasanga imbuga nkoranyambaga zose zamwaye zimuvuga nabi, uzi abantu bababaye kubera we. Nawe urababaye ndi kubibona mu maso. Umuntu wese igihe ari kurengana mba numva rwose nta musozi, mba numva ari ibintu bya fake. Ahubwo gutya mu ntangiriro z'uyu mwaka guys, mureke dutangire umwaka twifuriza abantu ibyiza, sibyo? Umuntu ibyo yagezeho yibura wanamubikira ibanga, avuze ko mbese ubu nta muntu ugihobera ngo wumve afite icyuya kinuka. Ntabwo byabura. Mbese uhita ufata amafoto ukavuga ati umuntu nahoberaga yari arimo aranukira. Rega kunukana nubwo ari icyaha si n'ikibazo, uwakoze wese akoresha ingufu aratranspira, kandi gutranspira ntabwo transpira porofile, aratranspira sweaters. Ahubwo kuba waza ugafata n'umwanda njyewe mba nabuze naho mbiherera byandiye, ariko niko bigomba kugenda. Ariko wowe dukurikiye mwana, we wafata iya mbere buriya, ufashe iya mbere ushobora gukora hashtag uvuga ati twirinde amakosa. Sinzi abantu mu gukoresha amashusho medias murabizi, ushobora kuba twabirwanya kandi bigakunda, ndabeshya. None se mbwira, ubu urabona hagakozwe iki kugira ngo bino bintu bya rumors, ibintu usa nk'ari imyanda mu mutwe tubigabanye muri society nyarwanda? Kuko ntekereza ko umwana udukurikiye akabona bino bintu akabona batwitse nka Nyambo naje yifuza gutwika mugenzi we ku ishuri, ni ibintu kandi umuco mubi. Urabona twagakoze iki kugira ngo turandure no muco? Ejo bundi twabonye y'amano, tubona Nyambo, bidahagaze twabona n'abandi, natwe ejo ndi batudarapo. Rega buriya kutumva abo ngabo uri kuvuga ni bake. Ntabwo wakurikiranye amakuru umunsi ba Agana ba Niki basezerana aga promoter. Yego, baravuzwe ukajya usanga umuntu yanditse muri commentaire ngo none se ngo ibya Vestine tubiveho ngo dupange ngo divorce ya Agana Niki. Come on, ibintu abantu bavuga bimaze kurenga noneho urwego rwa entertainment. Hari ibintu abantu basigaye bakora ukabona noneho ntibikiri entertainment, nyine ukabona bisa nk'ibikabije, byabaye propaganda. Ibaze mu gihe mu rugo rw'umuntu washatse mutangiye kwipanga ku divorce abantu, simwabahuje, ntuzi bahujwe n'iki, ntuzi vision yawe cyangwa future yabigamije iki, gushaka kujya kwibana. Ukabona umwe ari kuvuga ngo agayiziritseho igisasu, ukabona ari kuvuga ngo bimeze gutya na gutya. Nyine abantu bo ku mbuga nkoranyambaga mugerageze mugabanye, mworoshye mugabanye entertainment yo mu Rwanda. Wenda iza ahandi simbize ngo nanjye nzizi cyane, ariko ugereranyije shayi hacuramo ibibazo pe, yacuramo ibibazo, kandi byose biterwa n'iki? Biterwa n'uko bavanga entertainment n'ubuzima bwo hanze. Niyo umuntu yipostingiye ko yagiye mu murenge uraza kuvuga ngo yizitseho igisasu ngo atwaye indaya, indaya ya so, indaya sogokuru, indaya yawe atwaye. Niba yitwaye se wamuneze mukaburana ukagaruza indaya yawe ukayigumana. Rero abantu borohe mu mutwe, abantu bagabanya ibibazo, kuko abantu njye nabita nka depression. Buriya abantu iyo wowe mwateye imbere kandi nibyo uteye imbere, abantu bifuza kwita bakumanura bakaguca amababa yawe, kandi ntibishoboka. Bavuga ati icyo Imana yashyiriyeho ukuboko ntawagukuraho. Rero wowe wigira ishyari wumve ngo bashaka gufata umuntu mu briefing kugira ngo urye, ibaze ko ugiye kurira ku izina rye, noneho ibaze ugiye kuri sijari nakugaburiye n'igihe man shame on you kabisa, nawe aho uri kabisa umbi soni zikwice kabisa. Abantu bakurikirana imbuga nkoranyambaga batari muri showbiz ari ukwirebera gusa no gufana no kugira gute, nabo ntibagapfe kwemera ibintu byose babonye. Uzi ko kugeza ubu hari abantu baba baremeye si ibintu by'ibihuha nka gutyo, ku buryo ujya kubona ukumva ari kuvuma nk'umuntu muri comment, ukabaza se ukamusubiza ukabaza se basi uyu nguyu uramuzi? Ati wapi, ariko nabonye umuntu uri gukora ikiganiro ahantu numva avuze gutya.
akahita amwangishijwe n'undi. Nanjye audience nayo igira ikibazo kuko audience kujya no guta umwanya wumva ibintu bitagufitiye umumaro ni ubugoryi. Ariko nanone tuvugisha ukuri, kuki wumva ko wakurikira umuntu ibintu byose akujyanyemo? Nacyo ni ikibazo ntekereza ko kiri poor mind, ni poor minded kabisa. Kumva ko umuntu avuze ngo twagiye aha twagiye nawe ugakurikira. Ifatira umwanzuro. Umukuru wacu w'igihugu His Excellency Paul Kagame aravuga ati kubaho kwawe kuba icyo ushaka nta wundi muntu ukwiye kubigishaho inama cyangwa kuyobora, ubitwara mu buryo bwawe. Si kuki wakumva ko umuntu ava ngo twanguye ugomba kwanga iyo munyangire? Come on, reka ibintu tunabisoreza aha ngaha twebwe tunabiveho, ariko mwigaye cyane cyane ama YouTube channel wari Gasuku, cyane cyane Gasuku umwana wiza gutwikira society nyarwanda, ibyo kuba turabikunda, ariko umwana uri gupromoting umwanda rumazi na Gasuku gusa n'andi ma YouTube n'abashije kumentioninga aha ngaha gusa mudufashe kabisa. None se tuve no kuri ibyo ngibyo, reka tuyize mu isi y'imyidagaduro dore ko nayo tuyikunda kubi. Turabona dufite icyambu cya kane sinzakijyamo actually, sinzaba ndi inaha ariko nzagikurikira. Mbonye ni umuntu w'Imana, ahubwo ntekizanye gute nk'urugero hano ku ya mbere z'ukwa mbere dufite collaboration y'abahanzi bakomeye ya Bruce Melody na The Ben. Kuki nka Meddy nk'umuhanzi n'amatike yawe yasohotse, wabimenye amatike yasohotse, muyagure nk'abagura amasuka, ariko natwe yacu ya make ni ya 10k. ngo iki ni ya 10k. Ubwo abantu bamaze umwaka bakora mu rugo, nizere ko mwasevinze. Uyu mwaka tugomba kuwusoza turi kwishima, tukawurya neza, tugatangira umwaka tumeze neza, dufite relaxment fani twishimye. Ariko tukira nko ku cyambu cya kane cyo nshaka gukomozaho, rero nk'ukuntu twabonye nyine Bruce Melody na The Ben bakoranye bakaduhikira ibintu byiza mwana, badukubise entertainment hejuru. None ngiye mba ntekereza nka Meddy ni umulegend mu muziki wabo wa secular wabo wa gospel. Ese kuki Meddy wenda nubwo mu cyambu cya kane ataboneka, basi cya gatanu azadutunga, azadukubite show ya Mbonye na Meddy baramye bahimbaze, tuvuga ati wenda n'umufana wa Meddy, kuko ntekereza ko abantu ngo dufite imyumvire igiciriritse. Kurumva mu bati ngiye kuba mfana Meddy, mufana ya muziki ya secular bya gospel simbikunda. Ntekereza ko Meddy mutaje hariya nubwo udakunda gospel wa draining, ariko kuko nyine secular ze uzimukundira. Yego Meddy nawe aho uri turagusabye ngabo medali y'abantu legend wacu ku mutima, ariko uve to draining nawe dukubite show mu Rwanda. Tuya tubona yasohotse ariya muri Leta Zunze za Amerika abarizwa, tukabona muri church yagiye gutanga ubuhamya, yagiye guspreadinga word of God. Man, ngwino bikoreye ni wawe no mu Rwanda rwawe, ngwino nawe tugenderere tukubone, kandi ntekereza ko ari benshi azabafashije. Kuko umufana wese ufana Meddy ntekereza ko akiri mu bintu bitarimo agakiza, akabona Meddy afite agakiza n'amavuta kwa draininga ni ibintu byiza. Ako nje numva ko biriya bintu ari akazi. Ntabwo mbere yarakijijwe. Yarakijijwe, ahubwo ari ukuntu noneho ubirimo utabirimo neza, ujyamo ujabuka, ujyamo utabirimo, ariko ubu ngubu ntekereza ko kabisa Meddy yabigiyemo yifatira umwanzuro, n'uwo mwanzuro yifatiyemo. Gusa ko bajya bambwira ngo yabaye pastor afite eglise muri Amerika. Narabyumvishe ngo afite eglise. Akabiri iriya ni business idea, nanjye ahubwo ngiye kuzashima urusengero, simuzaza gusenga. Business idea mu bintu by'Imana bavuga ko nta kibazo bya Kaisari ni ibintu by'Imana, ariko nanone uko byamera kose wagize igitekerezo kuri business kikerekerana no kuvuga ubutumwa bwiza, nabyo nta kintu ni iby'agaciro kabisa. Ngabo medali twifurije ishya n'ihirwe muri uyu mwaka, ariko tuzagusabye training mwana uzi ijambo ry'Imana. Nawe yagize amahirwe abona akiziye imihanda n'ibihuha ngo umudamu aramukunda. Baba we akibaza abantu baravuga bakajya no kuri Miss Kona Meddy bigeze kumukoraho saga bakavanga umugore ngarakubita nk'ukubita umwana. Njye nakuze mbona yitonda, sinzi impamvu njye ntekereza yuko nta muntu wenda ajya abwira nabi, baba babuze ahantu bamuhera, niko njye ntekereza. Mbona yitonze kumana ampucu. Uzi se ubundi bavuga ati umuntu uramubona ukamwibwira, nubwo mutaganira cyane uramubona ukamwibwira. Meddy ntabwo ari umuntu ntekereza ko waza kuvanga Meddy ngo yarayakubitwa wapi mujye mugabanya ibyo bintu mwatwa. Ubu yibyariye kabiri, arishimye, aratunze, aratunganiwe. Ababivuga nabo baraho bari gushaka ahantu bakura akayede. Ariko mana yanjye Imana mufite imyumvire iciriritse. Ibaze gufata umuntu uri ufatishije ubuzima, uri kuryaye uryoshye, ufite urugo, umugore n'umwana, ukaza ukamukoreraho ibyo bintu byawe byose ukumva kumwishimishiriza, kandi wowe nubwo turi guha agaciro buriya nose wagira ngo iyi saga wenda nyambo twari turiho n'ibigero bikazima nyambo wagira ngo abantu bazongera bakamukunda, bazongera mukunde. Umwe wazanye yasaga none nawe nita ngo DJ Crash, nubwo uzabona ko agiye guta agaciro. Wenda simbimwifurije njye ntabwo mbifata gutyo, kandi ubwo yabivuze njye wenda mbifasha muri ubwo buryo, ariko umubikora ikintu kibi mwana kirakugaruka. Igihe cyose ukoze ikintu kibi kitafitiye abandi inyungu kiba kizakugarukaho
kwa afekita. Uri kwa afekita ibaze gutangira umwaka no kuri mutwumvisha amatiku yanyu we. Umva mutari kutwica mu mutwe dukeneye iterambere twumve ngo igihugu cyacu kigeze ahangaha. Turi kwesa imihigo. Dura ahantu heza muze dukora ibi ngibi twakoze iki mukadona byinshi by'amande mu Rwanda benshi turabashomeri. Imikorere yarabuze amafaranga nayo nawe kuza tubwira amabiva uri kudutakariza umwanya mwana. Ntuzongere wowe n'umugenzi wawe mu bikora n'abandi bose. Kadusoze tubiyama pe. Kabisa. Abantu borohe babe ku mbuga nkoranyambaga muzibyaza amafaranga ntawe babujije, ariko ayo mafaranga yanyu ntazemo umuvumo wo kuvuga abandi nabi, kubabwira nabi, guteranya imiryango, urumva gutera abandi depression. Nta nyungu yabyo. Ibaze nawe kurya amafaranga ubizi ko nk'umuntu watumye ubona izo views wenda ari mu bitaro rwa depression. Usibye ko hari abantu badafite imitima ashobora kuvuga ati bimbwiye iki se, akaba ari kwameza, ariko ntago ari ibintu byiza. Ni umuco mubi cyane usuzuguritse. Ni umuco mubi, ni n'ibintu ubona utashishikariza abantu. Nukuri social media wazikorera amafaranga ni byiza cyane. Na leta yatubwiye dukoresha platform yacu w'umunyarwanda, na leta yacu ifite platform uriye, ariko platform uyibyaza umusaruro mu buryo bw'amafuti. Kuko at the end of the moment ya mafuti yo gukora wowe biraza kurangira, ariyo murangira ati yari sarakina urisanga muri ribuda, baza kwisanga muri kuko ntabwo leta yacu igishyigikira ibintu by'amafuti nk'ibyo na leta natwe abantu maze gusa nkaho tujijuka ntabwo ibyo byo gutaho umwanya mwacu. Rero reka dusoze ikiganiro cyacu, abadukurikiye kugirana ku musozo mwakoze muri inshuti z'akadasohoka, komeza kandi subscribe utarayikoze kugira ngo tujye dukomeza tubane mu zindi content. Yari umukobwa wanyu Esther, umukobwa mwiza cyane muramuzi kuri YouTube channel. Mukande subscribe kuri iyi YouTube channel Dual TV. Ntawamenya wajya kuri ukabona bose bakanze subscribe mu mpera z'uyu mwaka turabaremeye. Ibintu ni ukugira gutya gusa aho ngaho ureba hakandi. Ibintu bifata n'umunota umwe koko. Umunota avuga amasegonda ukanda akajogira ugasharinga ku nshuti zawe kandi aho utanze umusaruro. Ntekereza ko tumaze kugira inshuti n'abavandimwe ndetse na famille nini ku muryango wacu wa Dual TV. Reka tubikomeze bana natwe mu biganiro bikurikiyeho. Njye na Rigarius nk'ibisanzwe. Ciao.